ushaka kuntera isoni nta artiste ugira isoni yo what can make your grandma break dance. They need me in the game like pianos in a hard bass. Lucky you, my life changed. We used to steal cash, now we're telling the cashier to keep change. Yeah, they used to hang and bang with a gang of anger. I was a young and dumb, so I chose to be a thief than a bigger. Now they see me with a suit and tie. I think I ain't got no temper, huh? I couldn't stand the hunger pain, so I did everything for the paper. Before I turned 19, I had a team that pushed cocaine and heroin. So tell me, am I a G or a gentleman? To escape the streets, I had to fill up a puzzle. Swallow beef like a sweet waffle. Cause where I'm from, niggas be going quick like a cheap hustle. Red ink in the flesh. yes nkuko mubizi tubagezaho ibintu bitandukanye impano zitandukanye kuri uyu munsi tubafitiye artiste nkuko mubibona ni artiste ufite impano idasanzwe kuko abantu bafite impano nk'iye muri iki gihugu baba ari bakeya cyane tugiye kuganira tubwire uburyo bikora yes watangiye twibwira banyita Red Ink ndi artiste ushushanya nkaba n'umuraperi by the way maze igihe kirekire nshushanya nkamaze igihe kirekire ndi mu muziki tu nyine ndabivanga ariko cyose ni ibintu nkora mbikunze tangiye gushushanya ndi muto cyane mfite nk'imyaka 8 ari ibintu nyine ntisanzemo nk'impano unavukana amahirwe yo kujya kwiga hanze nyine nabyo ufite kwidevelopa kwa muri makenya tu nibyo ngibyo Red Ink umuziki ufatanya gute no gushushanya kwandika isubirajwi biryoshye nko gushushanya tu kwa ko ntiyo uri kwandika harimo ndandika isubirajwi cyangwa se n'abandi baraperi cyangwa se abahanzi bandika isubirajwi cyane ku baraperi hari ine ufiringa puzzle umva iri jambo rigomba guhwanya ntiri ngiri amasegonda biza gutwara mvuga iyi nteruro agomba guhura n'amasegonda kumba kugenza iyi nteruro urumva sari nko gushushanya nyine umutwe wako gati n'ishyari no jisho hano ngomba kweka nshobora kurera aryo ntirizariza matching so iyo matchinzemo nyine uba wumva nyine ari ibintu bishimishije cyane byose n'uburyohe tu abantu bagira impano nk'izawe ni bakeya cyane kuririmba no gushushanya kubigaragarira amaso yo gushushanya byo urabizi kabisa hase mu bijyanye no kuririmba umuntu ashobora guhita avuga ati se umuntu umushushanya uririmba izo mpano yazibonye gute yazivumbuye gute wisanze n'iryari wisanze wibona ko ufite impano yo gushushanya no kuririmba kuririmba byo ni ibintu byo byarangwiririye pe uko ntavutse n'umuntu ndumwana ufite ijwi rinini cyane urumva buryo ndabyibuka cyane muri primaire nk'abana bigaga muri secondaire bajyaga baza muri pause haje kundira kugira ngo banyereke abandi bana ngo ngomero nkeke cyahita bagifite ijwi rinini urumva so nkajya nibaza n'ikintu nzakora mu buzima noneho bigeze nko muri 96 97 ubona tangiye kumenya na hip hop harimo abapeti benshi n'abantu benshi bafite ijwi remereye kurusha hiryanjye urumva so ntangira kwikunda gutyo ntangira nandika indirimbo z'abandi bahanzi zisubiramo nyuma ngeze hanze nibwo nabuze atereka ariko noneho nge nandika indirimbo zanjye ntangira kwandika gutyo tu umusore w'inshuti yanjye magara bitaga Remy Viera baturuka mu gihugu cya Angola twahuriye mu Bubirigi tukiri batonya yari afite studio yo mu rugo ajya agakora beats arekodinga gutyo kure ko kunagende kodinga niko experience yagiye ikura kugeza na n'ubu tu no gushushanya byo byari ibintu ntiyiringa byari ibintu nta kintu cyose nashushanyaga abantu bambwe ngo ni cyiza cyushanye cyose ni cyiza none style zose cyaba byandi bitangwa ni street arts byaba y'amatablo urumva byari nabonaga nkabona no kuvanga amarangi nayavanga ntiriwe mbyiga so ngira amahirwe ngiye kubyiga nyine skills ziriyongera amatekinike ariyongera uko byaje tu hari abantu benshi baba bafite impano zo gushushanya ariko ari ibintu biri karemano atarabyize umuntu ashobora kumva ngo uko wize gushushanya yakumva ko abyigiye shushanya nize muri Kunst Institute iri mu Bubirigi mu mujyi wa Gand
ariko nanone karemano nayo yari irimo ngiye nko kwiga izindi tekinike nko gukoresha ama spray cans urumva ndabyibuka hajyaga haza nko muri class akaza umukobwa ubwo nka test dufite akaza twicara imbere urumva agahita yifata gutya agashyiraguruka kandi akifata gutya ubwo mwarimo akabwira ati mwese mushushanye kuri engo uko umwese amubona aho yicaye ariko aza kumushushanya urumva twese tugashushanya nyuma akaza duha amanota cyangwa se ari nka test akaza nk'umupeta aho ngaho aje nko gutira nk'ibitabo kamara akanya aho ngaho yisabiswe ikaramu y'ibiki iminota 2 yamara kugenda mwarimo ati mwese mushushanyirize jamwana uvuye aha ngaha urumva so ni ntayandi ma skills ugenda kwiga urumva nanone shades no gukoresha logique urumva ukamenya ugomba gushadinga umuntu kentuza tu bitewe n'ibikoresho urimo ukoresha urumva so tuntu nk'utwo ariko aho nziye mu Rwanda ntago nigeze shaka gushushanya cyane ari mu hakimo bwije ukuri ni ibintu nakoraga abashiti banjye tu urumva ko n'agasepe ni ibintu nkorana habaye board n'ibiki noneho umunsi umwe nza kubikorera umujyama kuri mask agapfukamunwa atangira kugurisha ahantu none mu boss wa supermarket umwana wambwira ati ndashaka kureba umutipe washushanyije izintu uza kuri mask yawe ndagenda arambwira ati ndashaka ko anyereka ikintu arambwira ati ikintu ashaka kukinshyirira kuri salamanje urumva kuri ngiye byari kwiyamiza tunakimukubita bumbona ngo bise note zifatika ngo kumbi bya bintu aruka kumbi bya bintu byaba amafaranga tunagiye abikora so wakabira araza wagatatu araza wakane ya nuko nguko nyine atangiye kubikora ari serious ariko nanone umuziki ndacyabukora bafite byinshi muri studio nyine ya Ledinke umuntu uri gukurikira iki kiganiro yakumva ko watangiye gushushanya bya kinyamwuga cyangwa se watangiye kubishyira mu bikorwa mu gihe wari utangiye gushushanya ibijyanye n'udupfukamunwa kubijyanye n'udupfukamunwa ubundi narashushanyirizaga abantu ku buntu pe narahubwiraga yo yegurira amarangi ibyo ufite aho ngaho tu hatamba gushushanyiriza nka art nyuma naza kubaza cyangwa nahura n'umuntu akangurira ati mwana bari abatipu zirabora bahaye gikuta ata amafaranga make yabari kugwana nka miliyoni 1 y'amanyarwanda urumva ko nabireba ngabona ni ibintu ya ni ibintu ndimo tu nine ibintu nzi gukora nuko ngo utekere nagutekere neza ukambwira ngo ngomba kukuha amafaranga wapi I enjoy doing it birashimisha mbikora tu nta byatara ariko ubu ngubu sigaye kora kuma afite ama request menshi cyane ushaka ikintu ku mwenda ushaka tableau ama video shoot arahamagara ati dushakiriza kuri kaburimbo turazamura drone urumva ibyo byose kagenda mbikora nyine ya byageze naho ngaho abantu ba mask abenshi mbasubiza amafaranga yabo azari zisigaye zose mbasubiza amafaranga yabo ntabwo mwanya nawubona urumva ntabwo narari joro ndimo shushanya kuri mask amaroza atandukanye urumva kandi amafaranga nkora kuri table imwe avance bampaye yakora mask amagana 2 cyangwa magana 3 ya so nuko nk'uko byatangiye Ledinke uyu munsi uri umuhanzi w'impano ebyiri harimo gushushanya ndetse no kuririmba gushushanya twabibonye ubikora neza ndetse wenda n'abantu bakuri iki kiganiro cyacu baraza kuduha comment kuko ni ibintu wakoze twatangiranye ushushanya iriya shusho twatangiranye uri inzu yirangiza tukiri kumwe ndetse n'abadukurikirana ndatekereza ko bari kugenda babona uburyo ki wagiye ubikora ariko nk'umuntu utari wumva impano yawe yo kuririmba ariko iyo uvuga wumva ko ufite ijwi riremereye ndashaka kugira ngo umuntu dukurikiye dukubitiraho akantu gatoya mu ndirimbo zawe yumve uburyo ki kwa kuntu nyine iryo jwi ryawe urikoresha yumve koko uburyo ki izo mpano zawe zo mbuzifite ashaka kuntera isoni nta artiste ugira isoni yo nushaka unafate na microphone hano waka make a grammar break dance. They need me in the game like pianos in a hard bass. Lucky you, my life changed. We used to steal cash, now we're telling the cashier to keep change. Yeah, they used to hang and bang with a gang of anger. I was a young and dumb, so just to be a thief than a bigger. Now they see me with a suit and tie, I think I ain't got no temper, huh? I couldn't stand the hunger pain, so I did everything for the paper. Before that time, 19, I had a team that pushed kush, cocaine and heroin. So tell me, am I a G or a gentleman?
To escape the streets, I had to fill up a puzzle. Swallow beef like a sweet waffle. Cause where I'm from, niggas be going quick like a cheap hustle. Red ink in the flesh. Uririmba icyongereza gusa cyangwa yes ushobora kuturimbira akadirimbo k'ikinyarwanda kamwe ka yes arafite yo ngo bahugiye mu rusaku ngabatwaye boro mu gikapu rap man tag man ashyira konti muri sako barwanye muri bara byutse mu gitondo musanga muri salo n'intore ku munwa icyondo muri talo aho amurya box yo nikaho ngo ntabikabyo ntiyaba gangster atinya kasho yabo mukene cyangwa kapo byatarikane n'abari gato sibyo. Yes nibyo Ledinke uri umuririmbyi n'umuntu ukora art yo gushushanya ese ibihangano byamaze gukora indirimbo zingahe kugeza ubu maze hanze nakoze album urumva mu Rwanda maze gusohora indirimbo zira ku 9 amashusho 5 mfite album izasohoka mu gihe gito cyane itwa Red Bars mixtape iri mu 15 yeah that's about it. Ninde gukorera indirimbo music audio production chambikorera ahantu henshi to hari kwa Nganji hari kwa Kina Beats hari kwa Track Slayer kwa Heavy Kick Chibi Production yeah amasidi atandukanye I'm what they call free agent nago ndi signed naho namwe sinye zato yeah. Uyu munsi urumva ubuhanzi bwawe yaba ari muri art y'ibijyanye n'ubugeni bwo gushushanya ndetse n'uburyo bwo kuririmba urumva ushaka kugera kuki ushaka kugera he ese uyu munsi ubuhanzi bwawe bugeze he? Anje ni cyaza gikaze cyane imiziki nyikora kugira ngo urubure mu mutwe to ntago nkora imiziki ngo nubaka amazu ngo amodokari n'ibyo byose ni ibintu nandika kugira ngo bisohore imve mu mutwe to numvise red ink amalyrics yanjye n'amagambo agiye akarishye ukuntu to so ndavuga kujya abanyabwira umuntu ngenda yandika nkabwira mikoro urumva so bikaba ari character itandukanye na Rafat ngiye wenyine myself so ndamutse nanditse indirimbo abantu benshi bakayumvamo urumva ibyo biranshimisha tu kurusha kwa kundi nakwandika indirimbo kamije amafaranga cyangwa basene mu ndategitinga public runaka yeah mu byo gushushanya byo ni ibintu abantu benshi bansabye tu ibintu bikore urumva nkorera iki ngiki ko byatanye shushanya ibintu nk'ibi sinshyireho na tag yanjye tu kwandike hizina numvaga nta kintu bimaze tu ativuga ngo yatoye ibintu birimo amafaranga so nuko nguko nyine ariko whatever pays me nta niba nshobora gushushanya hano amafaranga yo kubaho akaba yanyambika yangurira inkweto yangurira jacket nshaka yangurira telefone nshaka why not nabikora nyuma muri ndabikora ntago mvuga ngo nashaka ku bintu byataye ngo mwandike amateka ibintu bikaze biraho ngaho wapi ufite yawe wowe ushaka ikintu ngushahiriza genda bigukorera tukama yaho kigendera tugacishene nabe bireze kubijyanye n'ubuhanzi cyangwa se bijyanye n'ubugeni mu Rwanda cyangwa se muri Afrika ubona ko bitari byagera ku rwego rushimishije ese kubgawe hari ibihugu tubona ubuhanzi butunga banyirabwo mu buryo bunafatika bakabona amafaranga menshi cyane iyo narebye abantu bafite hari aba artiste benshi cyane kuri ino si bafite bagiye bagera ku bikorwa bihambaye bagiye bakora ibintu ndetse bafite n'amafaranga menshi cyane bavanye mu bihangano byabo iyo urebye ubuhanzi bwo mu Rwanda ubona buri ku ruhe rwego ese ubona abanyamahanga baturusha bafite ibintu byinshi baturusha cyangwa nuko abanyarwanda cyangwa se abanyafrika tutatwiyumvamo ko bya bintu hari iby'agaciro dufite mu twifitemo by'umwihariko nko ku muziki hari ikibazo cya mbere n'ururimi cyakabe kikaba nyine mwabwiraga umuhanzi yandika indirimbo utagetinga ikirashaka hit urashaka amafaranga urashaka abafana urashaka abakobwa urashaka iki urumva abantu bose bafite impamvu zitandukanye urumva hari ubikora ari muri situation mbi ashaka no kwiruhura urumva akabikora bigakundwa cyane nanone niba nkoze indirimbo mu Kinyarwanda ntago imagine ko muri Kenya bazayicuranga urumva
batumva ibyo ari byo. Ntabwo nzavuza umuduri nkore indirimbo ya gakondo urumva umutanzania agure album urumva. Ese ntaguciye mu ijambo uko tubona bo babikora twebwe tukabicuranga tukabyumva umuziki tukawumva, hari abakora injyana ugasanga twebwe izo njyana turazumva kandi n'ururimi rurimo tutarwumva, ariko kumva wakunze injyana, wakunze uburyo cy'indirimbo icurangitse, ukumva wakunze uburyo melody. Ese ubona habura iki kugira ngo abanyarwanda bakora uwo muziki ugera hanze ugakundwa no mu rurimi rwacu? Impamvu abantu babyumva nagwa nk'urugero hama universite y'Uburayi mu Bubirigi byumweru kahonze urumva bigisha igiswahili n'ilingala urundi rurimi rwo muri Kongo bita Chiluba urumva. Mu Rwanda igiswahili baracyumva barakizi, i Burundi baracyumva barakizi urumva, i Bugande the same. So biroroshye cyane kumva indirimbo za Diamond kurusha uko wakumva izo ndi muhanzi wundi wa mu Rwanda cyangwa se urwo iyo level. Nanone buri gihe uzareba indirimbo nyinshi zo mu Rwanda ine tukuyemo iza gakondo ziwacu nyine z'umwimerere zo muduri n'ibiki avuza. Haba ari nk'i Nigeria ushobora gukora afrobeat. Nigeria afrobeat ntabwo yaturutse mu Rwanda urumva, cyangwa se iriya njyana muri Congo urumva kuririmba mu Kinyarwanda ntabwo byakunda urumva. None abantu benshi bashaka bumve ya yindi yaho yavukiye nyine ya OG urumva. Ntabwo nzaza ngo shoki urumva uri umunyarwanda kongeye kugura album yawe wigana mu Nigeria, no sinaguze mu Nigeria direct urumva. Naho ngaho haba ari ntuza haba ari ikintu cy'ikibazo. Ariko nkuko ushobora kubona nk'indirimbo gakondo y'Ikinyarwanda zishobora gucuranga mu mahoteli y'inanga urumva, ugasanga abazungu bakubise buzuye kubera iki? Ni ikintu gishyashya kuri bo urumva. None ubona bishoboka ko niba indirimbo umuco bishobora kuririmbwa muri hoteli ugasanga abazungu babikunze, ugasanga abantu b'abanyamahanga babikunze, ubona bishoboka ko abanyarwanda bashaka gukora umuco wabo bakawuteza imbere ukaba wagera kuri runo rwego tubona nk'uko ari kuvuga urugero za shoki n'izindi njyana? Birimo biraza ariko birimo biragenda biza pe. Urebye nk'umuziki nyarwanda aho wari uri imyaka 15 ishize naho uri ubu ngubu ntabwo ari cyo kimwe. Wabire natanga n'urugero mu mashusho y'amakorwa uyu munsi. Amashusho ya kera usanga ari umuntu umwe uhagaze ahantu hamwe na microphone n'urusinga urubona ndetse na baffle yaba yakoze ishyano ko hari umuntu uvuze gitari nyuma y'aho ngaho urumva. Nta bintu bya color collection, nta gukatinga amanuza. Ariko urabona ko nubwo injyana yabijye gusa nk'iyahandi iri mu rurimi rwacu. Nk'ubu hari indirimbo za Habrovan nabonye kuri Trace, hari indirimbo ya Austin nabonye kuri Trace urumva. Kandi iyo Trace TV niyo ndebera n'ubundi n'izindi ndirimbo zo mu mahanga. Uvuga n'undi umunyamahanga uri iwabo ufite ya satellite ya Star Time aho yicagira gutya boom okay uriya ni Meddy urumva. Kuko iki harimo ikintu cy'injyana igize. Kandi nanone urabona ko urubyiruko rw'ubu ngubu iyo ruririmbye rugerageza kuvangavanga indimi. Ijambo rimwe mu Cyongereza, atatu mu Kinyarwanda, akandi kamwe k'Igifaransa urumva. Cyangwa kuryo buri muntu wese yinatwarwa n'injyana. Reka twigarukiye kuri wowe nyirizina. Wowe ukora injyana iyihe njyana? Ngiye nkora hip hop, hardcore nyine ya njyana nyine iri heavy. Ubutumwa bwawe bukunda kuganisha kuki, bukunda kwibanda kuki mu bijyanye n'injyana yawe? Nakoze kumbaza ku kabazo nyine. Ubu hari indirimbo ushobora gukora indirimbo mu buryo bubiri. Ushobora gukora indirimbo itanga ubutumwa nk'uko babivuze, ushobora no gukora indirimbo entertaining ugira ngo abantu basare tu urumva. Nanone iyo nandika mu buryo nyine uri buntega amatwi nkayobya mind yawe tu. Ariyo message ntuyumve ahubwo ukumva nka story nimo nkubwira tu. Yani nk'ikinamico. Niyo nkabona atangiye nkubwira reading ntago ari umuntu ubaho. Ntago abaho reading iriya character ntago ibaho urumva. Nkuko nakina film ni The Band ni yitwa kanaka urumva, film karangira mpfuye urumva. Umuntu nyine abari ya character irangira niyo ndirimbo. Na Red Ink ni character nkoresha muri studio y'umuziki urumva. Ubone nkayikoresha
iyo ndimo shushanya. Redink ni muntu ki? Reka umuntu dukurikiye yumve Redink ni muntu ki ataramusobanukirwa. Redink ni muntu ki? Umuntu yumvishije Redink yakumva iki? Yamwumva gute? Redink ni ikaramu itukura, the teacher's pen, ni ikaramu ya mwarimu ubundi tu. Urumva ariko ntabwo ndi umwarimu si to plan mu byumve nawe. Urumva Redink titre ni titre nyine ivuga na hayifashe kubera ko igihe cyose nandikaga ibintu bikarishya. Urumva n'indirimbo z'urukundo nazandika. Urumva ariko iyo cyose nyine ndi kwandika ibintu biri crazy nibyo biza vuba mu kuboko kwanjye kurusha ibintu biri positive n'ibintuza by'inkuru n'intuza. So ndavuga ndatekereza no kundi umuntu aramutse kwandikiye lettre kazi tukura bitubona ko ni inkuru mbi. By the way album yanjye ya mbere nakoze hanze itwa Bad News. Urumva n'amakuru mabi. Ariko nayo ni kwisimeza tu isigira ibintu byiza n'ibibi to the positive and negative, kandi abenshi bibanda ku bintu biri positive cyane. Hagomba kuba hariho umwe ubabwira ya side iri itavugwa cyane tu. Ni mpamvu Redink yaje aza ari muri negative y'abandi bantu bari basanzwe bari muri ntabwo nyine ntaje nibana kuri za byarindi bidakorwa cyane. Niba amaresitora yose y'ikigarateka ifiriti n'umuceri n'ipilawo n'ubushaza, urumva hari n'ibihaza andi hantu nyine kumakunga ati ntabwo is not all about the nice things, you know, ntabwo ari igihe cyose ari ibintu byiza yabihari, ntabyo ndi ibintu existing. Ariko nkabishyira mu buryo nyine ari n'amastori abagiye atandukanye buri gihe. Indirimbo yanjye ya mbere utandukanye n'iya kabiri n'iya gatatu, ariko buri gihe kandi ari cyangwa ati wow ine ni ibintu byakwibagiza nkuko utahureba film ya comedy buri gihe ushyiramo ya comedy nanjye ugashyiramo ya action nanjye ugashyiramo humor. So nuko njye mbifata tu ni art. Redink, reka twikomereze ku bijyanye na art yawe. Uyu munsi umuntu aramutse avuze ati arashaka kubona umwambaro we cyangwa se ahantu afite hari art yawe, byaca mu zenzira kugira ngo akugereho? Urahamagara straight 0786901768 cyangwa se ukanyandikira kuri IG yanjye Red Ink Space Rwanda, ukanyandikira inbox umva ukambwira icyo ushaka, ariko ibyihuta nyine uhamagara kuri phone direct nibyo byiza tu. Uyu munsi dusanze ufite art ebyiri uri kwibandaho, imwe irarangiye. Iriya dusobanure kuri iriya art y'inyuma y'umweru. Art y'umweru sinba mubibona neza, hari abantu ni commande y'umuntu yanzaniye ashaka umukorera. Urumva ni ifoto ya kera iriho Mutara wa gatatu Rudahigwa, nuko ntaramushushanya isura ngo nkizane. Akikijwe n'abantu benshi cyane, imbere hari umukino bita ngo urukiramende. Umusore yasimbutse hariya, hirya hari abantu barimo bavuza ingoma, nuko ntarakirangiza. Mazashyiraho ibicu nk'uko kinuza kimeze, ntuzanye shading, nshyireho igitaka. Byose mbirangize nyine isura ku isura nyifate nyikore nyirangize nyigire mu buryo bwa 3D. Nindakiza we yashakaga iri black and white nkuko iyo foto yamaye imeze tu. Nyuma yaho hari material nimo ndakoresha ibintu zambe ninyirangize yarangiye fresh, ibicu nabizanye nkuko abyifuza. Hari ntuza unaprizaho none material yose wakoresheje nakoresheje uburyo bita byumiraho ntibiveho. Ubundi azatware ntuzayeho tu. Iyi art iyi tableau ishobora kugutwara nk'igihe kingana iki kugira ngo irangize? Aba close kugira ngo iyi tableau nta bindi bintu mfite byo gukora bindi genda mvanga nayo. Iyi ngiyi iminsi 3 iminsi 3 kandi ahubwo nta atavuga ngo nahereye mu gitondo wapera ukuzankora akantu yagira mu zine gahunda nk'ibyamira iki nkabyuka ejo nkongera kuri akandi kantu umwanya munini namara no wanyuma tuwo gushedinga n'intuza. Nahaga higeze imeze nkaho yarangiye.
kuko nk'abantu bari inyuma kuri iyo foto ntabwo ngomba kubashushanya exactly nkuko umuntu yari ameze, urumva nzafokasinga kuri uyu mwami, urumva ubundi amasura ngene nihindura no mu mutwe mfite mu mutwe tumushyiremo, ntabwo ari ibintu byatari. Yes, kuri wowe igishushanyo kikorohera ni ikihe vuba ugashushanya byihuse? Hari igishushanyo kinyorohera, hari n'igishushanyo kindyohera. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Bitandukanyije nk'umuntu dukurikiye abyumva. Igishushanyo kindyohera ni cya gishushanyo kiri related ku muziki wanjye to ku njyana ya hip hop. Ari byo bita street art. Nko kumbwira ati fata spray wanduza iki gikuta uhita ufatisha hasi na parafu yizane, urumva hayo uyikoresha. Ibyo bintu ndyohera kurusha uko hama tableau y'umuntu ntazi ngo umugabo ni madamu wanjye, urumva ariko nta kintu gikomera muri art mbona njye. Iyo uri kuyikora mu buzima bwawe wumva biryoroshye bikoroheye? Ahantu ibera nziza nyine iyo ndimo gushushanya nta kintu mba ntekereza icyo ngicyo, kandi ahantu art ibera nziza ikanabera nambi ushobora kumara amasaha 10 imbere y'igishushanyo kimwe urimo ugikoraho mu mutwe wowe wumva ukakirangiza, umaze amasaha 10 uhagaze aho ngaho, wagisoza ugishoje kirangiye umutwe wawe ukumva bigutwaye nk'iminota 50. Wareba ku isaha cyangwa abantu bakubwira ugasanga umva bwije n'abana baje mu gitondo bayo macara cyangwa baryamye basinzire, urumva nyine gushyira mu yindi itandukanye ni isi tumenyereye. Ufite tatuwaje? Mfite tatuwaje. Isobanura iki kuri wowe? Ntabwo nyisobanura tatuwaje. Tatuwaje ni personnel. Uri nk'umuntu 342 abantu mbaje ikintu tatuwaje yanjye isobanura. Urazikunda ariko muri cyane? Ndazikunda ariko tatuwaje ziraryana. Ziba zitaryana amazifite ahantu hose tu inshinge wapi. Wararahiye ntabwo uzongera gushyiraho? Nta yindi nshaka. Mbwira nagisha. Dusoza ikiganiro cyacu gira icyo wabwira abakunzi bawe, yaba ari abakunda art muri rusange, yaba ari abakunda umuziki wawe, gira icyo wababwira. Abakunda art mukomeze mu supporting, muzanire mbakorere, urumva ntabwo nzabahenda, urumva abakunda umuziki wanjye nanone ngiye kubaha ibintu byinshi cyane, nteganya kubaha ibintu byinshi cyane by'umwihariko umwaka utaha. N'ubu ndimo ndabibaha ariko umwaka utaha byo bizaba nirinda gusohora ishusho bijya bimara nk'amezi 2. Buri mezi yambaye ishusho pe. That's a promise. Mfite amakolabo menshi, abantu bari bazi Red Ink mu ndirimbo mu cyongereza gusa, ubu ngubu ndimo ndakora umuziki mu kinyarwanda nkabivangavanga kuko naje gusanga abantu bakunda injyana zanjye atari abantu bw'icyongereza gusa, ahubwo abazi sari ari babandi batazi n'ikintu cyangwa igifaransa bashaka kunyumva, ahubwo bafite amatsiko bavuga ati kiriya kigabo cy'ibyanwa kiba kiri mu byongereza. Barumva. Kolabo umaze gukora cyangwa se mu indirimbo ufite zirimo amakolabo uri hafi gusohora ni izihe wakoranye n'abandi? Hari indirimbo yanjye na Malone yitwa Sweet Pineapple, hari indirimbo yanjye Habushari audio hanze imaze icyumweru yitwa Kazitunga, iyo shusho nashaka kuyisohora. Mfitanye kolabo na Bitre, mfitanye kolabo na Ice Nova, mfitanye kolabo na Prime, mfitanye kolabo na Glory Majesty, mfitanye kolabo na Majid the Black, mfitanye indirimbo na P-Fla, mfitanye indirimbo na Green P, mfitanye indirimbo na Gabiro Gitari. Amakolabo ni menshi cyane, ni menshi cyane navuga ngo mbembe. Izo nyinshi tubwiye ziri hafi gusohoka, ziri muri iya album muri gutegura? Ziri muri Red Bars mixtape. Yes, mu buryo ki umuntu ashaka kubona ibihangano byawe ni gute? Ufite YouTube channel Red Bars, ugasiga umwanya ukandika Rwanda, ugasubscribinga ubishatse, numva indirimbo zawe naho ziba ziri, cyangwa se ukandika Red Ink. Hanyuma Red Bars bwa mbere? Red Bars ni izina rya album. Ukandika Red Ink, ugasiga umwanya ukandika Rwanda, uhita ubona urutonde rw'indirimbo zimaze gusohoka, by'umwihariko amashusho.
album izasohoka nari masengo arimo asohora boro yose marajya kuri iyo channel yanjye tu. Yes, kubakunzi kubadukurikiye bakurikiye kino kiganiro ubwo muramutse mushaka gukurikira ibihangano bya Red Ink ni kuri YouTube channel ushaka kwandika Red Ink ugasiga kanya ukandika Rwanda hasigaye ukakora na subscribe kugira ngo uzajye hora kurikira indirimbo umunsi ku munsi uko yasohotse. Yes, dusoza ikiganiro cyacu gira akandi karirimbo dukubitiraho ku buryo nyine umu artiste udusoreze neza. With so style around the corner, I started feeling angels around my shoulders. I took the coke out of Coca-Cola. They give me crazy life bipolar. I got my money in my house taller. The swag and the shoes on the same color. I need a video by Hans Kana. Hits everywhere like cash power. I'm so connected you can't compare us. Here's I'm gonna get naughty right. Go chain muramangaye. Watch muramangaye. We catch muramangaye. Go fuck with byose muramangaye. byose urabitejeje. byose urabiteje. Yes, kubadukurikiye mu kiganiro cyacu turi ku musozo tubabwira ngo mukomeze mudukurikire kandi ibiganiro byacu ni byinshi cyane kandi tuzajya tugerageza kubavangira. Yes, tuba dufite knowledge link ni hahandi ushobora gusanga ubumenyi butandukanye, bumenyi ngiro cyangwa se ikindi kintu wakigira ku muntu cyari cyo cyose. Ahangaha Red Ink twamwigiyeho gushushanya ni impano ikomeye cyangwa se impano igiye imbere afite, ndetse hari n'abandi benshi bazifite. Tugenda turushaho umunsi ku munsi gukurikirana za mpano kugira ngo turusheho kuzimenyekanisha cyangwa se tunaziteza imbere. Turagushimiye Red Ink. Murakoze cyane kwa shimira n'abakunzi bawe bagukurikiye. Afana banje bose murabizi ni ako nagasilenge kawe code cool